zina nkaba nararitoranije kugira ngo njye nzirikana n'abanyumva bazirikane ko nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka Imana ivuga. Nta mahoro y'abanyabyaha rero, niyo mpamvu dukwiriye abari mu byaha kubivamo, ababivuyemo kwirinda kubisubiramo, ahubwo tukaguma gukorera Imana dutinya, duhinda umushyitsi, tutabivangavanga, kugira ngo tutazabwirwa kuri wa munsi ngo sinigeze mbamenya, muve imbere muvaho ndi mwamuzi z'ibibi mwe. Abantu benshi bagenda bakorera Imana bavangamo ibyaha, ariko iyi cano reka yongere gukangurire gukorera Imana utavangavangamo ibyaha, kuko ari nta mahoro y'abanyabyaha. Ijambo ry'uyu munsi rero, nk'uko nabasezeranije kubaha ijambo ry'umunsi, buri munsi turarisanga muri Yesaya 54, Yesaya ibice 54, umurongo wa 10 kugeza ku wa 17. Turasoma iryo jambo ry'Imana riri muri Yesaya, hanyuma turiganireho gatoya, Imana ikomeze kuryagura no kurishyigikira mu mitima yacu. Mbere ya byose rero n'ubundi reka tubanze dusenge Imana, tubone dusomere ijambo ry'Imana turiganireho gatoya. Ijambo ry'umunsi nababwiye ko ntazajya mbarambira kugira ngo turusheho kurikunda. Dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Uwiteka Imana muremyi w'ijuru n'isi, ise umwami wacu Yesu Kristo, uri data wa twese mwiza, uzi intege nke zacu, uradukuyakuya ngo turinde Satani, waraturinze iminsi yose yatambutse, turacyariho turacyahumeka, wakoze byinshi byiza ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tugushimiye neza watugiriye n'imbabazi zawe watugiriye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Watugaragarije urukundo n'ineza, waratugaburiye uratwambika, washoje amasezerano, wishyuye amadeni, wakijije abarwayi, wahaye ababyeyi kubyara no guheka, wakoze ubukwe bwa benshi, warinze abantu mu mpanuka. Nubwo byinshi byababaje abantu, ariko ibyadushimishije nabyo ni byinshi, kandi ijambo ryawe riravuga ngo dushime Imana muri byose. Turagushimiye ku bya byose byatubayeho rero. Umwanya nk'uyu turi mu ijambo ryawe, ushyigikire ijambo ryawe, ushyigikire natwe abarivuga, kugira ngo tujye turivugira mu mwuka, twe kujya tuvuga ku bwacu, ahubwo tujye tuvuga tuyobowe n'umwuka wera. Reka mwuka wera tubere umuyobozi n'umujyanama, abamarayika batubere abarinzi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 54, umurongo wa 10 kugeza wa 17, haragira hati: imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si jye uzaba ubateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wo wazize. Dore ni jye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Imana nishimwe cyane. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Amen.
Yesu nashimwe. Iri jambo ry'Imana riri kuvuga ku bantu Imana yagiriye imbabazi. Yavugaga kuri Isirayeli muri rusange, ariko iri jambo buri wese arigira irye. Turikure ku bwoko bwa Isirayeli, buri wese arigira irye. Umurongo wa 10 watubwiye ngo imisozi izakurwaho, izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho. Mana nishimwe. Mana nimba yaragusezeraniye amahoro uzayagumana, nimba yaragusezeraniye imbabazi izazikugirira. Iyo wicaranye isezerano ntabwo bugira, n'iyo abantu baguhagurukira ari benshi ntabwo bugira. Iryo jambo ry'umunsi, kuko twakomeje dusoma ngo nta kibi kizakwegera, ntuzatinye kuko Imana izakurwanirira, nta ntwaro bacorewe kurwanya izagira ikigutwara, abazaguhagurukira bazagwa, ururimi ruzakuburanya uzarutsinda. Iryo ni isezerano hawe muri uyu mugoroba. Nimba wararetse ibyaha ugakiranuka, ahubwo ukarenganywa kuri uyu murongo wa 11 ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza. Ni ukuvuga ngo hari umuntu urengana, abantu bakakurenganya. Isuzume nanjye nisuzume niba koko abantu bari kukurenganya. Iri ni isezerano ryawe rikubwira ko Imana izakugirira neza, izagushingisha ibirenge ugakomera, imfatiro zawe zazishingiza safiro. Ni ukuvuga ngo ibyo uzagerageza gukora byose izabishyigikira. Abanzi bawe babireba ntibahagurukira kukurwanya bagwe hasi ari wowe bazize, kandi nibahagurukira kukuburanya ubatsinde, kuko ari isezerano Imana izaba yaraguhaye. Isuzume nanjye nisuzume niba turi kurengana cyangwa turi kurenganya. Wowe niba uri kurenganya abantu, Imana izabiguhora, ariko niba urengana, iri ni isezerano uhawe ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Ku murongo wa 13, abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Yewe wa mubyeyi ufite abana, abantu barimo baraguhondera agatoki ku kandi ngo ntibaziga, bakagondera agatoki ku kandi ntibazashyingirwa, bakaguhondera agatoki ku kandi mu bana bawe ngo nta mahoro bazagira. Barabarwanya, barabahiga, babatega imitego, bakabagambanira mu kazi bakora, ariko Imana iravuze ngo Imana izabarinda, bazigishwa n'Uwiteka bazagira amahoro menshi. Niba bari mu kazi, Imana ibaha amahoro. Niba bari ku ishuri, Imana ibigishe, bayobora ibyo bakwiye gukora, bajye bakora ibintu bishimisha ababyeyi, be gukora ibintu bibi. Ababyeyi bafite abana bakiri batoya bakirerwa, Imana ibashyigikire kubwira isezerano, ibahereze inyigisho nzima, be kunywa ibiyobyabwenge, be kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, zo kwiba n'ibindi bibabuza amahoro. Ahubwo Imana ibigishe gukora neza kugira ngo bagire amahoro menshi. Natwe ababyeyi twishimire kubona abana bacu bakora imirimo myiza, batari mu ngeso mbi. Hirya no hino abana baranywa ibiyobyabwenge, benshi bakabafunga, abandi barasambana, abandi barasinda, abandi bariba, abandi barakora ibibi by'uburyo butandukanye. Ariko reka abana bacu bigishwe n'Uwiteka ingeso nziza kugira ngo bagire amahoro menshi. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Imana nishimwe. Ni ukuvuga ngo ibiteye ubwoba ntibizakutinyisha, kubera ko bitazanakwegera. Imana izaguhagarikira, Imana izaba mu ruhande rwawe cyane. Nukomeza gukiranuka, niko Imana ivuze ngo kuri uyu murongo wa 14, ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Ni ukuvuga ngo gukiranuka niko kuzagukomeza, ariko nukora ibyaha ntabwo uzakomera, ahubwo uzahura n'ibibazo byinshi. Gukomera kwawe ntabwo kuzagaragara, kubera ko uzaba wigize umunyabyaha. Ariko nukiranuka, gukiranuka kwawe niko kuzagukomeza, niko kuzatuma utinya ibibi bye kukwegera, kubera yuko Imana izagushyigikira muri byose. Umurongo wa 15, ngo ahari bazaterana ariko sinjye uzabateranyije, uzaguhagurukira wese azagwa ari wowe wazize. Hari abantu bashobora guhagurukira kukugambanira, bakurukanisha mu kazi, kukugambanira, kukwicisha no kugufungisha n'ibindi bibi byose bagambirira, ariko Imana iguhagazeho ntabwo bazabigeraho, bazagwa ari wowe bazize. Dore ni njye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we,
kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Imana ishimwe. Aya yose ni amasezerano muhawe muri iri jambo ry'umunsi. Rero mutekereze neza, ese muri iyi minsi muri kwitwara gute imbere y'Imana? Ko gukiranuka ariko kuzabakiza? Mbese muri gukiranuka mwitwaye mute? Ijambo ry'umunsi rero rirakubwiye ngo iyo wicaranye isezerano ntabwo bugira, n'iyo abantu baguhagurukira ari benshi ntabwo bugira, ntiwabatinya, kuko Imana yonyine iba yaraguhaye isezerano ryo kukurinda no kugukomeza kwa ngo ibibi bitakwegera, biteye ubwoba bitegera ihema ryawe. Murakoze. Iri sezerano ndaribatuye, nanjye ndaryituye, kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwacu. Abantu bazaterana batugambanira, kuko bazaba biteranyije atari Imana yabateranyije, ibyo bazaba bagambanye bye kuzagerwaho. Abashaka kukunyaga, kukuburanya, kugufungisha, kukwicisha, ibyo ntibazabigereho mu izina rya Yesu, kubera ko Imana iguhaye isezerano ko izakurinda, ko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Nimwakire neza rero ijambo ry'Imana. Iri sezerano ni iryanyu nanjye, ko Imana izaturinda ariko tugumye gukiranuka. Murakoze. Reka dushime Imana. Mana, ndagushimye kubw'ijambo ryawe riduhumurije, kuzaturinda ukadukomeza nidukomeza gukiranuka, ko abana bacu bajigishwa nawe bakagira amahoro menshi, ko abazaterana bazaba biteranyije atari bo babateranyije, abazatugambanira ntibizatugeraho, abazatuburanya ntibazadutsinda, abazaduhagurukira bazagwa ari twe bazize. Duhagararire Imana iri sezerano risohoze kuri twebwe. Abaturwanya ni benshi, n'abaduhiga ni benshi, n'abatugambanira, abatwifuriza ibibi ni benshi, ariko ibyo byose Mwami ntibizatugereho, ahubwo uzaduha amahoro menshi, kandi uzatugirira imbabazi zawe. Isezerano ry'amahoro wadusezeranije rigumeho, nk'uko uri Imana igira imbabazi n'urukundo rwinshi, kandi isezeranye igasohoza. Turagushimye kubw'iri jambo, ngwino ugumane natwe muri byose, ibyo ushaka n'ibyo ushima bitugirirwaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.